Mugire icyumweru cyiza kuri iyi tariki ya 6 z'Ukuboza, aho gahoro gahoro turimo turagana mu minsi mikuru yo kurangiza umwaka. Nkaba mbifurije kuyitegura neza, nkabifuriza kwirinda kwandura COVID-19 kuko ntabwo ari indwara y'abazungu gusa. Rero ndabasuhuza aho muri hose, cyane cyane abari mu Rwanda, nkabaha ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo, haba ibitekerezo byanjye cyangwa ibitekerezo by'abandi bantu. Ndabashishikariza gukora subscribe, gukora like no gusangiza abandi iki kiganiro igihe muba mwagikunze. Nkabibutsa ko mushobora kunyandikira kuri byageze-kwa-ndabaga@gmail.com. Ngiye muri kumva rero ndi Constance Mutimukeye, nkaba nishimiye kubagezaho kino kiganiro kandi nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kureba ku rugendo rw'abagore muri politiki mu Rwanda, kigira giti ninde mugore ushobora gusimbura Paul Kagame. Rero hashize imyaka 26 FPR na Paul Kagame bari ku butegetsi, umuntu akaba yabona ko nyuma y'igihe kingana gutyo ubutegetsi bwa FPR butangiye kujya mu cyo bita decline, kuvuga kumanuka, kuko ubutegetsi ubwo ari bwo bwose burazamuka bukaza kugera kuri some, ubundi bukaza kumanuka kugera aho buvuyeho. Ubwo rero iyo hashize imyaka irenze 20 ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, ngiye niko nabyize mu mateka, akaba ari nayo mpamvu turi mu bihe byiza byo gutekereza kuri ninde ushobora gusimbura Paul Kagame, cyane cyane ko nawe umwaka ushize yabyivugiye ko yumva atazongera gukora iyindi manda, nubwo byaba atari ubwa mbere yaba bivuze akongera agakora iyindi manda. Ku itariki ya 19 Ukuboza umwaka wa 2019, Paul Kagame yongeyeho ko yakifuza ko ari umugore wamusimbura. Ahangaha tugahita twibuka ko abanyarwanda ari bo bafite uburenganzira bwo kwihitiramo ari nde uzasimbura Paul Kagame, yaba umugore cyangwa umugabo. Mu Rwanda ku butegetsi bwa FPR bifashe abadepite 10, 6 muri bo ni abagore. Bafata abaminisitiri 2, umwe muri bo ni umugore. Kandi nanone ugasanga abagore b'abanyarwandakazi bayoboye ibigo bikomeye, haba ibigo bya leta y'u Rwanda cyangwa ibigo mpuzamahanga. Uko ni ukuri, imibare irabyerekana, ariko abatavuga rumwe na leta bagakunza kuvuga ko ibyo ngibyo ari imitako, ko abagore mu Rwanda ari imitako ya Kagame. Ibyo cyane cyane bakabishingira ko abagore bagerageje guhangana na Paul Kagame mu mategeko, abenshi byagiye birangira bagiye kota izuba muri mageragere. Iki kiganiro rero kigabanyijemo ibice 4. Icya mbere kikaba ari ese koko abagore mu Rwanda ni imitako ya Kagame. Iya kabiri ikaba ari urutonde rw'abagore 3 kuri njyewe mbona bashobora gusimbura Paul Kagame. Iyindi ngingo akaba ari ingingo ya 4, tukaza kureba ukuntu nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame ibinyamakuru byo mu Rwanda byadukoreye urutonde. Ni urutonde ikitwa Celebre Magazine cyandika ku byamamare, cyakoze urutonde rw'abagore beza bakora politiki cyangwa bayoboye ibigo b'abanyarwandakazi. Naho ikinyamakuru Bwiza cyo gikora urutonde rw'abagore 10 bashobora kuzasimbura Paul Kagame. Nabikozeho inyandiko mu rurimi rw'igifaransa, akaba ariyo nza kugarukaho tuza kureba abanyarwandakazi beza muri politiki ari abahe, n'abagore bafite ubushobozi bwo kuba basimbura Paul Kagame ari abahe mu mboni y'ibyo binyamakuru bikorera mu Rwanda. Ariko mbere yaho, mu ngingo ya 3, mbere yo kutureba abagore beza, turaza kureba akamaro ko kuba umuntu yaba mwiza muri politiki. Ikiganiro kirambuye ni muri aka kanya. Reka dutangirire ku mvugo abagore mu Rwanda ni imitako ya Kagame. Ako mbere yo kujya kuri iyo mvugo, reka tugende mu myaka ya 1990, aho mu Rwanda habaye amahano arenze, abanyarwanda bakicwa, abanyarwanda bagakorerwa ubwicanyi ndengakamere, haba ubwakozwe n'interahamwe cyangwa n'ubwakozwe n'inkotanyi. Mu bwicanyi ndengakamere bwagiye bwibasira abantu bubaziza uko bavutse, cyane cyane bubaziza icyo bise amoko.
ni ubwicanyi umututsi yazize uko yavutse n'umuhutu akazira uko yavutse. Rero mu myumvire y'abanyarwanda cyane cyane ngewe mbona icuritse, ubwoko umuntu abuvana kuri se umubyara, bivuze ko muri ubwo bwicanyi bwari bwibasiye abantu bubaziza amoko yabo, abantu cyane cyane benshi bapfuye akaba ari abagabo. Ubwo bwicanyi bukaba kandi bwarabaye mu gihe mu Rwanda hariho intambara, kubera abagabo aribo benshi bajya ku rugamba, bivuze ko abagabo benshi nanone bapfiriye ku rugamba. Icyo gihe rero iyo umuntu aje mu myaka y'1990 nyuma y'ubwo bwicanyi, cyane cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko ubwicanyi bwakozwe n'inkotanyi bwakomeje, ubwicanyi ndengakamere, none uyu munsi bukaba bugikomeza, aho abagabo bakomeje kugenda bapfa ari benshi, bituma nkeka ko umubare w'abagore ari wo ushobora kuba ari wo mwinshi mu Rwanda, cyane cyane gusa abagore bisanze barimo bararera abana babo ari bonyine, bisanze ari bo bagabo mu rugo, bakaba n'abagore mu rugo bagakora imirimo yose. Gutyo kwa kundi twari tuzi ko umugore hagira ibyo akora, umugabo akagira ibyo akora, icyo kintu cyahise kivaho, kuko byabaye ngombwa ko abagore biyadaputa bakarera abana babo, bakaba inkingi z'urugo, bakaba abagabo, bakaba n'abagore. Kuri ngewe icyo kintu nicyo mbona aricyo cyateje imbere abagore, akaba ariyo mpamvu najya nkunda na gato imvugo ivuga ngo abagore n'imitako ya Kagame, kuko abagore biteje imbere. Nshimira kandi mbakomera amashyi abagore bose bisanze muri iyo situation, n'abana bisanze ari imfubyi bagakora bonyine birera, bashimira ubutwari bagize, babwira ko batari imitako ya Kagame, ko kuba abagore mu Rwanda barateye imbere ari ibintu bivanaho, nkaba ari ikintu mbashimira cyane cyane. Ku rundi ruhande ngewe hari iyindi mvugo ngewe nkunze gukomera amashyi yo kuvuga ko haba inteko nshinga amategeko, haba sena cyangwa guverinoma ari imitako. Bivuze ko n'abagabo bari muri izo nteko, n'abagabo bari muri iyo myanya nabo ari imitako. Kuvuga ko abagore ari imitako ya Kagame, kuri ngewe ni nko kubabarira abagabo barimo, gutyo igihe nikigera amakosa ntazajye ku bagore gusa, ahubwo azajye ku bantu bose bakoze politike, bagakora politike y'umutako, bagakorera ishyaka aho gukorera abaturage. Rero mu gihe abagore b'abanyarwandakazi bisanze muri ya situation twavuzeho ari bonyine, bakerekana ko nabo bashoboye, ko nta mirimo ibaho y'umugabo, ukibaza kubera iki umuryango nyarwanda umeze kimwe, haba mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Mu Rwanda abagore bajya imbere, noneho hanze abagore bakabura. Nika ko abagore ubwabo bafitemo uruhare, kubera badakunze kujya mu bintu bya politike, ahubwo ugasanga abagore ari bo bari imbere bajya kuvuga ngo abagore mu Rwanda ni imitako, nk'aho bagiye imbere ngo bakore ibikorwa bya politike, ngo bavuge ku bukungu, ngo bavuge ku mutekano, bavuge ku nganda, ahubwo ugasanga bagiye imbere aricyo kintu kibashishikarije kujya kuvuga ngo abandi bagore ni imitako. Naho bavuze ko abantu bose bari kuri politike n'imitako, ugasanga abagore nibo bagiye imbere kujya kwamagana bagenzi babo. Nge mba mbona bicuritse, kuko ku rundi ruhande hari n'igihe ubona barimo barabivuga, wareba ishyaka barimo baravugiramo, wareba ari bande bariyoboye, ugasanga abagore ntabahari. Rero ngewe kugira ngo njye mu ishyaka abagore batashyizwe mu myanya, najya mu ishyaka nibura abagore bagiyemo nko kubamo imitako. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga hano, uko mu bihe tugezemo, niba uri mu ishyaka, niba ufite umuryango, ukaba nta mugore n'umwe ufite ubuyoboye, wagombye kwibaza ati kubera iki nta mugore uri mu myanya y'ubuyobozi. Abagore bari muri ayo mashyaka, abagore bari muri iyo miryango, bagombye kwibaza ati kubera iki, ni iki tubura, ni iki abagore bo mu Rwanda baturusha kugira ngo batere imbere, twebwe dusigare inyuma. Reka duhite tujya ku ngingo ya kabiri, ari ukureba ku rugendo rw'abanyarwandakazi muri politike. Mu by'ukuri ndakeka ko kuva na kera abagore bahoze bari muri politike, bamwe na bamwe bakajyamo cyane, bamwe bakagaragara abandi ntibagaragare cyane. Ndakeka ko mu nzego z'ibanze buri gihe abagore barimo, ariko muri kiganiro turimo turareba ari nde uzasimbura Paul Kagame. Ngewe nibanze cyane cyane muri ibi bihe turimo,
ndeba ari abahe bagore koko bashobora gusimbura Paul Kagame ukurikije ibikorwa bya politiki bakoze. Ubwo rero njye nasanze harimo abagore 3, nkaba nakoze urutonde rwabo mpereye kuwa 3, ari kuvuga uwo mbona afite amahirwe make ko yamusimbura, nkagera ku mwanya wa mbere uwo mbona afite amahirwe menshi yo kuba yamusimbura. N'abatindiye ku mwanya wa 3 hariho Leonire Gasengayire, akaba ari umwe mu bagore bagaragaje ubushake muri politiki bagakora politiki ku butaka bw'u Rwanda. Ndabibutsa ko yatangiye gufungwa afite imyaka 24, bakajya bamufunga bakamufungura, ariko kuva hagati y'imyaka 24 y'amavuko kugera ku myaka 30, igihe kinini yakimaze muri gereza. Ubwa nyuma aherutswe gufunga hari mu mwaka wa 2017 nyuma y'icyo bise amatora yari mu by'ukuri byari kwimika Paul Kagame. Akaba yarafunzwe mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2017, agafungurwa ejo bundi mu kwezi kwa Mutarama mwaka wa 2020. Leonire Gasengayire ndakeka ko ari umwe mu banyarwandakazi batanga urugero rwiza mu buryo umunyarwandakazi yaharanira inyungu z'igihugu. Reka turebe amwe mu magambo yavuze agisohoka muri gereza. Yavuze ko niyo umuntu yafungwa aba afite uburenganzira bwo kwambara, akavuga ko iyicarubozo yakorewe igihe bamufataga ari ryo kuba baramwambitse amapingu akayirirwana akayararana. Ibyo rero turabibwira abantu bashinzwe gucunga za gereza, twibutsa yuko mufite n'abanyururu bafite uburenganzira bwabo ko mwakwiye kujya mubwubahiriza. Yaravuze ati uko mbona mu baturage harimo ubwoba ni nako muri gereza harimo ubwoba. Yavuze ati nk'uko mubona ubwoba mu baturage no muri gereza harimo ubwoba. Yaravuze ati ugiriwe akarengane kuko wavuze ibintu ugapfa ariko ukarengera benshi nibyo byiza, ntabwo biba bibabaje. Ndakeka ko yarimo arashishikariza abanyarwanda kurenga ubwo bwoba, kuko burya iyo umuntu atangiye kugira ubwoba mu buzima ni nkaho aba apfuye ahagaze. Yavuze ko kuba intwari ari ibintu umuntu aharanira kandi icyo gihe akitegura kuzahura n'ibintu byinshi. Yavuze ukuntu abantu muri gereza bakubitwa, agatanga n'ingero, avuga ukuntu afunguwe mu kwezi kwa 3 mu mwaka wa 2017, umuyobozi wa gereza wa Manga yamubwiye ko ubutaha nibamufata bazamwica, akamusubiza ko iyo umuntu yavutse ikiba gisigaye umuntu yakizera nuko azapfa. Rero ahangaha ni bwa buryo twese tunesha ubwoba dushobora kugira, tuvuga duti ubwoba twagombye kugira ni ubwoba bwo gupfa nta kintu twakoze, ubwoba bwo gupfa twabaye indorerezi ku karengane gakorerwa abanyarwanda, aho kugira ngo tugire ubwoba bwo gupfa. Gutya abanyarwanda bakunze kwihisha inyuma y'amasengesho ngo ntago bavuga akarengane, kandi mu by'ukuri indangagaciro za mbere z'umukristu ari ugukunda mugenzi we nk'uko nawe ubwe yikunda. Yabwiye abanyarwanda ko umuntu napfa Imana ntabwo izamubaza abamugiriye nabi, ahubwo izamubaza we icyo yakoze kuri iyi si. Habwirwa benshi hakumva beneyo, ibyo birabwirwa abantu bakunze kwihisha inyuma y'amasengesho ngo ni abakristu, ugasanga bacitse akarengane kandi ari icurikabwenge. Rero ntabwo twavuga kuri Leonire Gasengayire tutavuze ku wundi mugore wagombye kuba ari muri uru rutonde ariko akaba yaraburiwe irengero. Reka tumuzirikane, uwo akaba ari Illuminé Iragena. Rero kuri njyewe ni umwe mu bagore wabagaragaje ubushake bwabo muri politike. Umuntu akaba yavuga ko igihe nikigera ashobora kuzaba yanakwiyamamaza mu rwego rwo kuyobora igihugu. Ako kuri njyewe icyo gihe nkambora kitaragera, cyane cyane ko akorana na Victor Ingabire nawe urimo wagaragaje ubwo bushake, kandi wenda akaba akiri mutoya muri politike, nubwo politike itagira imyaka. Nkambona mwaka wa 2024 wenda ashobora kuzaba umwe mu bagore bazagira uruhare rukomeye muri politike ariko atagiye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uwa kabiri ni Diane Rwigara wagaragaje ubushake bwo kuba yaba umukuru w'igihugu, aho yashatse kwiyamamaza muri ya matora y'umwaka wa 2017 ariko bikarangira batamwemereye yuko yakwiyamamaza. Kuri uyu munsi tariki ya 6 Ukuboza turazirikana umwaka wa kabiri Diane Rwigara na mama we Adeline Rwigara bagizwe abere imbere y'ubutabera. Icyo ni ikintu cyiza. Nyuma yo gufungurwa, Diane Rwigara yakomeje kugaragaza ubushake bwo gukora politike,
agakomeza kugaragara akora ibikorwa yandika amabaruwa. We na Victoire Ingabire na Bernard Ntaganda bamaganye ikinyoma cy'uko Kizito Mihigo yaba yariyahuye. Icyo kikaba ari igikorwa cya politiki kubikorera mu Rwanda. Muri iyi minsi ameze nk'ucecetse cyane, ariko ntabwo bivuze ko ejo cyangwa ejo bundi atazagaruka agatangira kampanye yo kwiyamamaza. Diane Rwigara akaba rero urugendo rwa politiki aba yarushingiye mu karengane gakorerwa abanyarwanda, mu kwamagana ukuntu wagera i Kigali ugasanga ari umujyi mwiza urimo abakire, ariko wagenda ukajya mu ntara ugasanga ibintu bifite iyindi sura. Amwe mu magambo yavuze bikaba ukuri, ni ukuntu yagereranyije u Rwanda, ariko njye navuga ko ari u Rwanda ruyobowe na FPR, nk'umukobwa mwiza ufite makiyaje nyinshi, ariko mu by'ukuri ku mutima akaba huzuye umwijima n'umwanda. Kubera Diane Rwigara yagaragaje ubushake bwa politike, bivuze ko ejo cyangwa ejo bundi yongeye akavuga ati ndifuza kwiyamamaza, ntawahakana ko atashobora kuba umwe mu bagore basimbura Paul Kagame, ubwo ngubwo abanyarwanda bazikiramo. Uwa mbere rero ni Victoire Ingabire. Victoire Ingabire ni abanyarwanda twese tumuzi kuko ni umugore umaze kugera ku rugero rukomeye muri politike, akaba ari umwe mu banyepolitike bakomeye mu Rwanda. Nta nubwo umuntu yavuga ngo ni umugore ukora politiki, kuko yakoze politiki adashyize imbere ko ari umugore, akora politiki y'ibitekerezo n'ibikorwa, kugera aho ubu ngubu ari umwe mu bantu ushobora guhangana kuko na Paul Kagame akaba yanamuvanaho. Ibyo bigaragara ku bwoba FPR na Paul Kagame bafite iyo buri gihe bakomeje kwibasira Victoire Ingabire bamubeshyera. Victoire Ingabire ni umugore uharanira uburenganzira bw'abaturage, uburenganzira bw'abanyarwanda. Muri iyi minsi akomeje gushyira imbere politike y'ubukungu busangiwe n'abanyarwanda bose, akavuga ko ariyo azakora. Victoire Ingabire akaba yarafunzwe igihe cy'imyaka 8 azira kuba yarasabye ko n'abahutu bishwe nabo bakwibuka. Rero nk'uko Joseph Matata yabivuze, iyo umuntu uvangura abapfu abatacyunze abazima, ntakeka ko Victoire Ingabire yerekanye ko mu bintu byo kunga abanyarwanda ari umwe mu banyepolitike ushobora kuzabigeraho. Cyakora Victoire Ingabire muri iyi minsi akunze gukoresha imvugo itoneka abanyarwanda bamwe, aho avuga ko FPR ikihoreye. Rero ntawamenya impamvu akunze kubivuga, ntawamenya ubwo icyo bishatse kuvuga muri politike ye igihe yaba yageze ku butegetsi, ariko ntibivanyeho ko ari we mugore wa mbere kuri uyu munsi wakoze politike y'ibikorwa, politike y'ibitekerezo, ari umugore ejo mu gihe abanyarwanda tuba dufite uburenganzira bwo kwihitiramo, ushobora gutorwa akaba yavanaho Paul Kagame. Rero mbere yo kujya ku ngingo ya nyuma, ari tuza kureba urutonde rw'abagore beza, reka tubanze turebe akamaro k'ubwiza muri politiki. Ni ingingo isigaye ivurwaho n'abantu benshi, cyane cyane aho abanyepolitike ku rwego rw'isi basigaye basohoka mu binyamakuru, ubundi byari bigenewe abahanzi, abanditsi b'ibitabo, ibyamamare, kugira ngo berekane ubuzima bwabo, ariko muri iyi minsi ku isi hose hakaba hasigaye habamo n'abanyepolitike. Mu Bufaransa hari umushakashatsi witwa Jean-François Amadieu wakoze ubushakashatsi ku bwiza, akaba yarerekanye yuko hari ikintu cyitwa igitugu cy'abantu beza. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko umuntu mwiza ku isoko ry'akazi afite amahirwe menshi yo kubona akazi kurusha umuntu mubi. Rero uwo mushakashatsi we yemera ko mu gihe abantu batanga akazi bagendera ku bwiza bw'abantu, akaba avuga ati kuki n'umuntu ugiye gutora nawe atagendera ku bwiza bw'abantu. Kuri we rero umuntu ufite uburebure bwiza, ni ukuvuga utari mugufi kandi utanari na muremure cyane, akaba afite isura nziza, akaba atabyibushye kandi akaba afite ubuzima buhagaze neza, uwo muntu afite amahirwe menshi yo gutorwa kurusha umuntu waba ari mugufiya cyangwa abyibushye. Kandi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo berekanye ko uwo muntu afite n'amahirwe ageze kuri 56%, aho umuntu waba ubyibushye ari mugufiya afite isura mbi afite amahirwe ya 44%. Rero iyi mibare cyangwa izi kriteri wenda reka umuntu azigarukeho, birumvikana ko biterwa na buri gihugu.
nko mu Bufaransa kubyibuha ntabwo ari ikintu, nubwo abantu batabivuga cyane, kubyibuha ntabwo ari ikintu kiboneka neza, ariko ndatekeka ko nko mu Rwanda nta kibazo, kuko ntabwo mbona mu Rwanda haba ikibazo cyo kubyibuha cyangwa ibintu byo kuba muremure cyangwa mugufi. Cyane cyane ngewe ndakeka ko mu Rwanda ahubwo hazamo afite izuru rimeze gute, ndikumva ari izo kiriteri zazamo izuru kurusha ko umuntu yaba muremure cyangwa ngo abe mugufi. Ubwo rero ni ibyo ngibyo ubushakashatsi bwerekanye, ariko ari n'abashatse kujya kubaza abaturage n'ibyo bintu ari byo cyane cyane mu Bufaransa. Ikindi cyabonetse ni uko abaturage bafite ipfunwe ryo kuba bavuga yuko iyo bagiye gutora bareba ubwiza bw'umuntu. Ubwo ngubwo akaba no kundi ibintu abantu bakoreyeho ubushakashatsi cyane cyane mu isoko ry'akazi, ariko muri politike kubera ko abaturage batabivuga, ntabwo umuntu yapfa kubyemeza, kuko abaturage igihe bakoze sondage ni ukuvuga kubaza abaturage, bo bavuze yuko atari ikintu bareba iyo bagiye gutora, ko atari ikintu bashingiraho kugira ngo batore umuyobozi. Ikindi kintu abanyepolitike bakitondera mu byo nasomye ni uko ubwiza bwonyine budahagije, kuko ngo iyo ubwiza budaherekejwe n'ubumuntu, ngo ubwiza bushobora kubera imbogamizi nyirabwo, kubera ko abantu ahubwo bazabibona nk'ikintu cyo kwirata. Rero bakavuga ko ubwiza budaherekejwe n'ibikorwa ntacyo bumaze, cyane cyane ngo ko iyo umuntu agiye gutora aba agiye nko kuba agiye gutora umuntu yabitsa amafaranga ye. Ngo rero iyo umuntu ageze muri kakumba umuntu atoreramo, icyo gihe ntabwo ubwiza buba bufite icyo buvuze, ahubwo uba urimo urahitamo umuntu ushobora guha amafaranga yawe kugira ngo ayabyaze inyungu. Umwanzuro rero nabonye ni uko bavuga ko gukoresha ubwiza muri politiki ari ikintu cyiza gishobora gutanga amahirwe, ariko ko bisaba ko ufite ubwo bwiza abukoresha mu buryo bw'ubuhanga. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Ingingo ya nyuma, abantu bakunda ibintu biri seriye, ndikumva barangiriza iki kiganiro ahangaha, kuko tugiye kujya mu kintu gisa nk'umwidagaduro, aho tugiye kureba urutonde rw'abagore beza n'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Akaba ari urutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Celeb Magazine ku bagore beza, n'ikinyamakuru Bwiza ku bagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Ni urutonde rw'abagore 10. Ubu ngubwo akaba ari nk'ikintu cyo kwidagadura, kuko ngewe nyisoma izo nyandiko uko ari ebyiri zasohokeye mu kwezi kumwe, nahise ngenda ngereranya buri mwanya ku mwanya, kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere ari abaye bagore bawugiyemo. Akaba ari byo tugiye kureba. Birumvikana ko muri uru rutonde rwakozwe n'ibinyamakuru bikorera i Kigali, abagore batavuga rumwe na leta bakaba batari muri urwo rutonde. Rero ku mwanya wa 10 umugore ushobora gusimbura Paul Kagame ni Marie Claire Mukasine, akaba abarizwa mu ishyaka rya FPR. Uwo mugore afite impamyabumenyi mu mategeko no muri finance, akaba yarabaye umunyamabanga muri minisiteri ebyiri, kandi akaba yarayoboye n'itsinda ry'ishoramari mu Rwanda. Ubu ngubu ari mu kanama gashinzwe iterambere y'u Rwanda, akaba kandi yaranayoboye RDB. Uwo mugore rero ngo bigaragara ko afite uburambe muri politiki. Umwanya wa 10 akaba awusangije na mugenzi we witwa Belize Kariza, akaba ari umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo muri RDB. Bivuga ko Belize Kariza afite ubwiza ngo burangaza abantu benshi. Ku mwanya wa 9 hari Donatille Mukabarisa, akaba ngo aba muri Parti Liberale, ngo akaba ari yamashyaka arwanya FPR ariko ashyigikiye FPR. Akaba afite uburambe muri politike, akaba yarabaye muri Sena no muri Parlement. Akaba yaratangiye politike mu mwaka wa 2000, donc afite imyaka 20 muri politike. Akaba azaba afite imyaka 34 y'amavuko mu mwaka wa 2024. Akaba ari ku mwanya wa 9 w'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Umwanya wa 9 awusangiye na mugenzi we Aurore Munyangaju, mu ministre wa siporo mu Rwanda. Akaba akunze kugaragara arimo aranyonga igare, arimo arakina n'abana be. Ubwo ngubwo akaba ari mu mwanya wa 9 mu bagore beza bakora politike cyangwa bayobora ibigo bikomeye mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Alvera Mukabaramba, akaba ari umugore ubarizwa mu ishyaka PCC rikorana na FPR. Akaba nawe yazaba afite imyaka 34 y'amavuko mu mwaka wa 2024.
mu bagore bashyizwe ku rutonde rw'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame niwe mugore wenyine waba waragaragaje ubushake bwo kuba yayobora igihugu kuko yiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri mu mwaka w'2003 aho yageze aho ngaho akareka kwiyamamaza agashyigikira Paul Kagame n'umwaka w'2010 aho yagishyize amajwi angana na 0.40% aribo bantu bamutoye mu mwaka w'2010. Uwo mugore ufite uburambe muri politike akaba ari uwa 8 mu bagore bashobora kuzasimbura Paul Kagame. Umwanya wa 8 rero awusangiye na Diane Karusisi, akaba ari umuyobozi wa Banque de Kigali, akaba ari banki imwe ikomeye mu Rwanda. Uyu rero bivuga ko ari gihangange mu mibare no muri ekonomi, bikaba bitumvikana ukuntu yabuze mu rutonde rw'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Rero Diane Karusisi ni umugore wa 8 mwiza mu bagore bakora politike mu Rwanda cyangwa bayoboye ibigo bikomeye. Ku mwanya wa 7 na mugore mwiza ikinyamakuru Celebre Magazine yahashyize, mbibutse ko ari inkuru yasohotse umwaka ushize. Ubwo rero ngewe nahisemo uyu mwanya kuha umugore uriho ku rutonde rw'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Ayo rero akaba ari amarangamutima yanjye kubera ko ni umugore wenyine ukorana na FPR ngewe nkunda. Uwo akaba ari Esperance Nyirasafari, akaba ari umunyepolitiki uri ku mwanya wa 7 mu bagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Icyo mukundira ni uko ari we wenyine wize muri Université y'u Rwanda kuko yize muri kaminuza y'Ubutare, akaba umunyamabanga muri Minisiteri y'Akarengane yayindi mu Rwanda bakunze kwita y'ubutabera, akaba kandi yarabaye ministre muri MIGEPROF. Rero MIGEPRO cyangwa MIGEPROF ni minisiteri ishyira imbere uburenganzira bw'abagore n'uburenganzira bw'umuryango. Ndimo ndabisika kuko ari igihe ntekereza ko nkora politike umuntu akaza akambwira ati rero twaguhaye umwanya ugiye kuba ministre muri MIGEPRO, namureba nkamubwira ati aho winjiriye ni nawe usohokera. Ngewe ni minisiteri ajya numva kuko ni minisiteri bakunze guha abagore, sindabona umugabo uyoboye ahari hose ku isi, akaba ari mpamvu ngewe mbaye umukuru w'igihugu muri iyi minisiteri nashyiramo umugabo. Tugarutse kuri Esperance Nyirasafari, ubu ngubu ni umwe mu basenateri bari mu Rwanda muri ya nteko nge tuzi nk'iy'umutako, ariko akaba azwi nk'umugore w'umunyangamugayo, akaba ari umugore wicisha bugufi, akaba ari umugore ngo wumva kandi akagira n'inama abantu kandi agakemura n'ibibazo by'abantu. Akaba ari ikintu kimwe ngewe namunenga nuko akorana na FPR. Ku mwanya wa 6 abagore bashobora kuzasimbura Paul Kagame ni wa mugore igihe yarayoboye NIRDA baguze imashini zapfuye zigomba kujya muri koperative zirimo abaturage b'Abanyarwanda. Izo koperative z'abaturage zagombaga kujya zikora transformation y'amata, hakavamo fromage cyangwa hakavamo za yaourt, noneho gutyo bikajyanwa hanze abaturage bakunguka. Ariko NIRDA yaragiye ibagurira imashini zapfuye, noneho Kagame abaturage bakirwa bitura Kagame, naho no Kagame akavuga ati NIRDA, ati uyoboye NIRDA ari he? Ubwo rero ngo ni Pichette Kameta Sayinzonga, akaba ari we uri ku mwanya wa 6 abagore bashobora gusimbura Paul Kagame. Nyuma yo guhombesha koperative z'abaturage, uwo mugore yahise agabirwa umwanya ukomeye muri Banque de Développement du Rwanda. Bikaba bivuga ko afite umuvuduko wihuse muri politike kubera afitanye isano na Paul Kagame. Uwo mwanya awusangiye na mugenzi we nawe wagaragaye muri icyo kintu cya NIRDA, arimo arakora ku gasatsi ke, barimo baramuhamagara ngo abitangeho umucyo. Uwo akaba ari Soraya Hakuziyaremye, akaba ari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, akaba ari we mugore umwanya wa 6 w'abagore beza bakora politike kandi bayoboye ibigo mu Rwanda. Rero biravuga ko ngo Soraya Hakuziyaremye ari mwe mu bagore bafite ubwiza butangaje cyane. Ku mwanya wa 5 rero mu bagore bashobora gusimbura Paul Kagame, biragaragara ko umukobwa ashobora kuzasimbura se. Reka nsuhuze Sylvie Mukanyiko witumbwira ati ibyo byarabaye, kuko ku mwanya wa 3 turahasanga Ange Kagame. Ange Kagame azaba afite imyaka 31 y'amavuko mu mwaka wa 2024. Nta burambe afite muri politike kuko nta gikorwa na kimwe umuntu azi yaba yarakoze.
rero biranatangaje ko yaba ari muri uru rutonde, ariko ni kwa kundi umukobwa ashobora gusimbura se. Rero umwanya wa gatanu awusangiye na mugenzi we ariwe Paula Ingabire, akaba ari minisitiri w'ikoranabuhanga, akaba ari umwe mu bagore beza cyane. Rero burya kuba umugore mwiza ni ibintu byiza, kuko njye nigeze kureba ikiganiro arimo aravuga ku budasa bwa FPR, noneho bigera aho avuga ikinyarwanda akakica, ntajya bimbaho kwica ikinyarwanda, ariko ngewe gusa icyanangaje kwa kundi umuntu yari mwiza nyine aba afite amahirwe muri politike, amaze kwica ikinyarwanda yaragize kuri aravuga ati nishe ikinyarwanda, mbona abantu bamukomeye amashyi, ndavuga ati buriya koko kuba umugore mwiza bitanga amahirwe muri politike, kuko nk'inahangaha ukoze uri minisitiri ukavuga nabi igifaransa, bwacya ibinyamakuru byose byabitangaje, bishobora no kukuviramo yuko wakegura. Cyakora Paula Ingabire ni umugore wa gatanu mu bagore beza bari mu buyobozi cyangwa bayoboye ibigo bikomeye mu Rwanda, gutyo ashobora kwica ikinyarwanda, abanyarwanda mukamukomera amashyi. Uwo ni Claire Kamanzi, akaba azaba afite imyaka 45 mu mwaka wa 2024. Azwi kuba ari umwe mu bajyanama ba Paul Kagame, akaba ayoboye RDB, akaba yarabonye ibihembo byinshi ku rwego rw'isi cyangwa muri Afurika, nk'umwe mu rubyiruko batanga icyizere muri Afurika. Ubwo rero Claire Kamanzi Imana yamuhaye byose, kuko afite ubwiza akagira n'ubushobozi bwo kuba yazasimbura Paul Kagame, akaba ari ku mwanya wa 4 mu rutonde rw'abo bagore. Claire Kamanzi rero umwaka ushize yaduciriye umugani ku manywa y'ihangu, aho yatubwiye kuri Keza Nyina Amajyambere, umwana wavutse mu mwaka wa 2019, akaba azagira imyaka 30 mu mwaka wa Vision 2050, nuko icyerekezo 2050, akaba ngo uwo mwana azaba ari billionaire, ayoboye ikigo ku rwego rw'isi. Mu gihe Claire Kamanzi yadutakiye Keza Nyina Amajyambere, njye ndifuza kuzirikana Kaneza Amajyambere, umwana wavutse mu mwaka wa 2020, akavuka muri Banyahe, akavuka asanga leta y'agatsiko yamaze gusenyera abaturage be, akaba azakura wenda gwingiye kubera kubura ubuzima bwiza, akaba atazashobora kujya mu ishuri kubera uburezi bwapfuye, akaba igihe yarwaye ashobora kutazashobora kwivuza kubera kutagira amafaranga, cyangwa kugwa ku baganga bize nabi ku buryo bashobora kumuvura nabi, ibihugu bikamuviramo gupfa. Uwo mwana rero nawe azaba afite imyaka 30 mu gihe cy'icyerekezo cy'2050. Ubwo rero akaba ari mpamvu tugomba gushyira imbaraga mu byo dukora kugira ngo Keza Nyina Amajyambere na Kaneza Amajyambere, abo bana bombi tudashobore kubahuza, tuzashobore kubaka u Rwanda abo bombi bazaba bafite uburenganzira bumwe imbere y'amategeko. Nyuma yuko bagize uburenganzira bumwe imbere y'amategeko, Keza Nyina Amajyambere ashobora kuba umubillionaire, wenda Kaneza Amajyambere bakaba yakibera n'umwenjenyeri. Ibyo ntacyo bivuze, icy'ingenzi ni uko abo bombi bahabwa amahirwe amwe imbere y'amategeko. Turagana ku myanya ya mbere, kuko tugeze ku myanya 3 ya mbere y'abagore beza cyangwa abagore bashobora kuzasimbura Paul Kagame. Ku mwanya wa 3 ku bagore bashobora kuzasimbura Paul Kagame tuhasanga Valentine Rugwabiza. Uyu mugore rero nawe ni umwe mu bajyanama ba Paul Kagame, akaba ari igihangange kuko niwe mugore wa mbere washoboye kuba yaba umuyobozi wungirije wa OMS, ni ikigo cy'ubucuruzi gikomeye ku isi. Akaba ari umugore wishingiye ikigo cye mu Rwanda, akaba ari n'umugore ukunze gushishikariza abagore gutera imbere mu bintu by'ubukungu no kwikorera. Uwo rero ni Valentine Rugwabiza, akaba ari umwe mu bagore bashobora kuzasimbura Paul Kagame. Uwa 3 mu bagore beza ntago nirwa mutindaho kuko twamodanje kumuvugaho, nawe ni umwe mu bagore bake baje muri urwo rutonde, akaba ari Pichette, wa mugore wo muri NIDA. Ku mwanya wa 2 w'abagore bashobora gusimbura Paul Kagame tuhasanga Jeannette Kagame, akaba azwi nk'umugore wa Kagame. Bivuga ko muri iyi minsi ari we ushobora kuba ayoboye u Rwanda,
akaba yarakoze ibintu byinshi. Mbonye nagerageje gushakisha ibintu yakoze sinabibona ko cyane cyane azwi nk'umugore wa Kagame, ariko bivugwa ko afatanya kuyobora, ubwo wenda akaba ariho avana ubwo burambe bw'uko ejo yazayobora u Rwanda. Ariko cyane cyane azwi nk'umuntu washinze Imbuto Foundation, akaba ari umwe mu muryango umugore anyuramo kugira ngo agere mu buyobozi. Nuko umugore wa kabiri mu bagore beza bayoboye ibigo bikomeye cyangwa ari abayobozi mu Rwanda ni Michaela Rugwizangoga, akaba ayoboye uruganda rwa Volkswagen mu Rwanda. Igitangaje, ku mwanya wa mbere tuhasanga abagore babiri bakoranye bya hafi na Paul Kagame. Umugore wa mbere ufite amahirwe yo kuzashobora gusimbura Paul Kagame ni Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo azwiho nk'umuhanga mu itumanaho, ubu ngubu akaba ayoboye la Francophonie, akaba yarabaye mu gihe cy'imyaka 10 minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Paul Kagame. Yagaragaye cyane nk'umuntu utaratinye gushinyagura cyangwa gutukana kugira ngo ahishire ubwicanyi FPR yakoze. Mushikiwabo rero azaba afite imyaka 63 y'amavuko mu mwaka wa 2024, bikaba bitazadutangaza ari we usimbuye Paul Kagame kuko afite uburambe muri politike, arazwi mu mahanga, ashyigikiwe na ibihugu, akaba ari umwe mu bantu ushobora mu by'ukuri tuvuye mu bintu byo gukina ushobora kuba yasimbura Paul Kagame. Umugore wa mbere mwiza rero ngo ni Ines Mambara. Bivuga ko ngo ubwiza bwe bwemezwa n'abashoboye kumwibonera. Uyu mugore akaba azwi nk'umugore akoraga mu rugwiro, aho yari afite ijambo rikomeye. Ubu ngubu kuri uyu munota akaba ari umwe mu baminisitiri bagize guverinoma y'u Rwanda. Mumbabarire ntabwo nashakishije umwanya afite kuko ntabwo njya ninda kuri ya guverinoma y'umutako. Ines Mambara rero bishoboka ko wapimye ubwiza bwe ashobora kuba atarapimye ubwiza bwe bwo ku mutima, kuko ni umwe mu bantu bagize uruhare mu karengane kakorewe Kizito Mihigo bikarangira bamwishe. Mu gutanga ibitekerezo byanyu mwagiye mungezaho, abenshi bambwiye ko ngo ko bitari ngombwa yuko mvuga kuri opposition, akaba ari ikintu ngiye kugarukaho mbibutsa ngiye uko nabivuze. Ngewe nta muntu nshyigikiye, nta n'umuntu ndimo ndarwanya, nta nubwo ngewe nifuza ejo cyangwa ejo bundi kuzayobora u Rwanda, ariko nkaba nifuza gutanga uruhare rwanjye, nubaka ikintu ngiye nkunda kucyita contre pouvoir. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hakunze kuba abantu bashaka kuyobora, ariko kugira ngo batazayobora bakoresha igitugu bagomba kuzaho za contre pouvoir, ni ukuvuga abantu bavuga ariko batari mu buyobozi, kugira ngo bibe mu gifaransa babyita équilibré. Kugira ngo ibintu bibe équilibré hagomba kubaho abayobora n'abandi bantu bashobora kuba bavuga nkabo ariko batari mu buyobozi, kugira ngo bavuge bavugiye mu bwigenge. Rero abo umuntu wambajije ati kubera iki niyise Ndabaga nabikoze kugira ngo muhe agaciro. Ni ibintu nakoze kuba ko nkunda Ndabaga, nkaba narabikoze kugira ngo muhe agaciro, akaba Ndabaga ari urugero rwanjye ku mpamvu ngiye gusobanura. Mbere na mbere ni umwe mu bagore b'abanyarwandakazi niyo koko yarabayeho, watumye mu Rwanda haba impinduka, aho umwami nyuma yo kubona ko umugore yagiye ku rugamba yashyizeho itegeko ko abantu bavutse ari ibinege cyangwa ikinege, niba igihe bazajya baba bashaje bazajya bataha iwabo. Akaba byaraturutse ku bwitange Ndabaga yakoze, aho mu gihe yakuze abona papa we atajya ava ku rugerero akavuga ati nanjye nubwo ndi umukobwa ngiye kwiga imirimo y'abahungu kugira ngo nzajye gusimbura papa wanjye mu rugerero. Ubwo rero ni ibintu mu mwaka bavuga ko yabayeho mu gihe mu mwaka w'igihumbi na 700. Muribaza muri icyo gihe umwana w'umukobwa wavugiye kwivanisha w'amabere, wagiye kwiga imirimo y'abagabo kugira ngo azajye gusimbura papa we mu rugerero, ni ubwitange bukabije, ni gushiruka ubwoba. Cyane cyane ngewe Ndabaga mukundira ku muntu wageze ku ntego yifuzaga, yageze ku cyo yifuzaga gukora mu buzima nubwo bitakorwaga muri icyo gihe. Rero Ndabaga ngewe n'umuntu mfata nk'urugero cyane cyane. Ndabaga ni icyo navuga état d'esprit, ni ukuvuga ngo kugira determination. Niba ushaka kugera ku kintu
ukagikora. ngiye nkunduza kuvuga gahoro gahoro nubwo rugendo, ngenda gahoro ariko nkagera aho nshaka kujya. Nasanga hari urukuta nkarunyura iruhande, nasanga umuryango ufunze nkashaka kunyura mu idirishya, nasanga idirishya rifunze nkagenda ngashakisha uko napfungura umwobo kugira ngo munyuremo. Mu buzima ushaka kugera ku ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugufunga amajwi bakubwira yuko bitabaho, bidakorwa, kirazira, ntuzabishobora. Ayo majwi yose ukayafunga, ukiyumva, ukumva icyo ushaka, ukagiharanira, ugashyiramo imbaraga, ukagerageza uburyo bwose, ukaba determine, ukagera ku ntego. Niyo mpamvu ngiye mbona Ndabaga yagombye kuba urugero ku banyarwanda bose bwo kuvuga ati iyo ushaka ikintu ukigeraho. Ikindi mu nzira Ndabaga ni ukuntu yarenze umupaka uri hagati y'abagabo n'abagore, kuko ndakeka ko yibonyemo umuntu. Ngewe rero nkaba ngira amakosa cyangwa amadefu yo kutibonamo umugore, yo kutibonamo ubwoko, yo kutibonamo umuntu muremure, umuntu mugufiya, umwirabura. Nimuzigera mumbona njya mu bintu by'amagambo ngo abirabura gutya gutya na gutya, kubera yuko mbere na mbere nibonamo nk'umuntu, nkaba nishakamo ubumuntu. Nkaba nshimira Ndabaga ko yarenze uwo mupaka hagati y'abagabo n'abagore, kuko ubungubu wambwira byose ati ntago ibintu ukora umugore abikora, namubwira ati Ndabaga yarabikoze. Turi ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo bashishikarize gukora subscribe, gukora like no kugisangiza n'abandi bantu, no gutanga ubutumwa bwanyu hasi. Abifuza kunyandikira mushobora kunyandikira kuri byagezekwandabaga@gmail.com. Turi ku cyumweru nakoze inyandiko kuri Facebook ivuga kwishimira. Ndagira ngo mbashishikarize kuri uyu munsi kuza gufata umwanya wo kwitekerezaho, mukareba ibyiza mukora, mukishimira. Dukunze gushimira abandi twebwe tukibagirwa, nyamara iyo umuntu yatangiye kwishimira iyo umuntu yatangiye kwishimira aba arimo aratera intambwe yo kuba umuntu mwiza, kuko uba utangiye no kwirebera wowe ku giti cyawe ibyiza ukora ari ibihe. Ndagira ngo bashishikarize kuza gufata umunota wo kwitekerezaho, mukishimira. Turi ku cyumweru, ndagira ngo abajya gusenga mudusengere, muzirikane n'u Rwanda. Nanjye ndabasengera nzirikane n'igihugu cyatubyaye, kandi nsaba Imana y'u Rwanda kubana n'abanyarwanda bose. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.